Yes, mugubwa neza abakunzi bacu, ni Emmanuel nk'ibisanzwe guturuka muri Rubavu Buy and Sell, company ya mbere yakugezaho ibintu bijyanye n'ibibanza n'amazu. Babazaniye rero site irimo ibibanza bine. Ibibanza buri kibanza gifite icyangombwa cyacyo muri zoning ya R3 hano mu Rugerero hafi n'ishuri cyangwa se hamwe n'ishuri rya Maranatha. Iminota nk'itatu uvuye kuri kaburimbo hamwe n'isoko rya Rugerero. Ibi bibanza bine duhagazemo turi kubigurisha kandi buri kibanza gifite icyangombwa cyacyo. Buri kibanza ni miliyoni 17. Urabona ko ari ahantu heza rero hitegeye, hafite view, borune zirateye, ni ahantu heza cyane rwose ku buryo kwagura ikibanza kuri miliyoni 17 araba ari diro nziza cyane. Duhamagare mu bambere rero batabigutanga kuko ni ibibanza biri ahantu heza, ahantu bufite view itegeye rwose Rugerero yose, kandi ni ahantu hagendetse, ahantu bari kubaka amazu meza, ni hafi n'amashuri. Urumva ko ibikorwa remezo bituma ibi bibanza biba byiza navyo birahari. Duhamagara mu bambere ntibabigutange, miliyoni 17 kuri buri kibanza. Duhagaze turafite ibibanza bine byonyine. Ntucikwe kubera ko aya mahirwe n'imboneka rimwe kubona ibibanza uhita ugura ugakorerwa mutation. Ibibanza biri mu miturire ahantu heza cyane. Ni Rubavu Buy and Sell, nta bandi babiguha. Duhamagare mu bambere batabigutanga, uhigurire nawe ikibanza cyangwa se ushaka n'ibibanza bibiri cyangwa ukabigurira rimwe, byose birashoboka. Icyo upfa gusa no kuduhamagara udatinze. Niba ushaka ikibanza rero cyangwa ukaba ushaka inzu mu karere ka Rubavu, komeza ubane natwe cyangwa se uduhamagare. Ushobora no kudusanga aho dukorera mu mujyi wa Gisenyi, ubundi tukagufasha kubona ikibanza cyangwa inzu mu karere ka Rubavu. Nawe niba ufite ushaka kugurisha, uduhamagare mu wa mbere kugira tugufashe kubona abakiriya.